kugira ngo uyu munsi menye ko nibura urugo rwanjye rurimo umutekano cyangwa se rumeze ukuntu. Hari ibihe twahuye nabyo mbona gukomera k'umugabo wanjye, mbona ubundi umenya ko umugabo wawe gukunda igihe wahuye n'ikibazo. Hari akantu nigeze mbona kuri WhatsApp, umuntu arandika aravuga ngo nushaka kumenya umugore ukunda umugabo uzamumenya igihe umugabo akennye, kandi nushaka kumenya ko umugabo akunda umugore uzamumenya mu gihe umugore yahuye n'ikibazo cy'uburwayi. Igihe ikibazo cy'uburwayi cyaje kidasanzwe ku mugore, abagabo benshi bamanika amaboko ukabona neza byanze. Igihe rero abagabo banakennye nabwo ubona abagore benshi bamanitse amaboko ukabona aho hantu ntago bahakozwa. Ibyo byose ni challenges tugenda duhura nazo mu myubakire, cyangwa se abantu badashoboye kwihangana bigenda bibasiga mu nzira, bigenda bisigara ukazasanga urugo rurananiranye. Icyo gihe nibwo uzamenya ngo ninde uyu muntu yihangana ate, uyu muntu amfata ate, uyu muntu urukundo ansezeranya arunyereka ate. Tubahaye ikaze inshuti zacu, tubahaye ikaze cyane kuri Evangelize Le Monde. Tubahaye ikaze, mwimvemo ikaze mu kiganiro cyacu umuryango n'isi ya none. Ni cya kiganiro dukunda turi benshi, ni cya kiganiro cyubaka imitima ya bamwe n'abandi mu rwabo ruhande. Nukuri twongeye tubahaye ikaze, mwimvemo ikaze. Turashimira Imana ko ibiduhaye umunsi wo kongera kuramuka. Turashimira Imana ko ibiduhaye umunsi wo kongera kurebesha amaso yacu. Bibiliya niyo yambwiye ngo uyu ni umunsi w'iteka yaremye ngo tuwishimiremo. Turashimira Imana ko iduhaye kubyuka turi bazima, ikaduha kuba turi bazima mu mitima yacu tuguwe neza. Nirengagije ko hari abarira, nirengagije ko kandi hari abaseka, kuko nibuka neza ntashidikanya ko aho turirira hari abaharirimbira, kandi aho bamwe baririmbira hari abaharirira. Ibi mbivuga nuko hari umunsi nigeze nca ku kiliziya duturanye, gifite amashapeli atandukanye ni kiliziya bwite. Hanyuma manyuze mbona imodoka ziparitse ari nyinshi, ariko ruguru muri shapeli imwe harimo abageni basezerana, hanyuma hepfo mu kiliziya barimo basezera umurambo. Bivuga ngo rero ubonye uruvunge rw'abantu, utabona abageni ntubonera n'abashyingura, bose bambaye imishanana, ntago wasobanukirwa abarira cyangwa abaseka. Ariko kandi ukibona abageni tumenya ko bashyingiye, ubona abantu baseka, kandi ukibona isanduka tumenya ko hari abababaye. Rero byose byakorwaga n'abapadiri batandukanye, ariko ku butaka bumwe butagatifu, niko navuga. Bamwe barira, abandi baseka, bavuza impundu, abandi bavuza induru. Ariko Bibiliya yarambwiye ngo kurira kwararira umuntu bwa kimuntu zikavuga, kandi irongera irambwira ngo nta kintu kitagira iherezo. Rero wowe bitewe n'igihe urimo, humura, komera, shima Imana. Muri mbya yarambwiye ngo shima Imana mutima wanjye we, shima Imana mutima we. Yararimbye ngo shima Imana mutima wanjye we, shima Imana mutima we, n'ibindi biri inyuma. Yashakaga kuvuga iki? Yashakaga gushima Imana kubw'ibihe. Avuga ngo iyo mbabaye nihebye nta wundi umumuriza, iyo ndi mu bihe byiza nta wundi unsetsa. Bivuga ngo rero ibyiza n'ibibi byose hari igihe biva mu kiganza cy'Uwiteka, kandi byaremewe kugira ngo bitugereho. Humura rero wowe uri mu bihe bigoye, humura, ushyize umutima mu nda, ubwire umutima wawe ngo umutima wanjye we niki gitumye umpagararamo. Humura, Uwiteka ari kumwe nawe. Mbere yuko ntangira mu kiganiro cy'umuryango n'isi ya none, ndashaka kubwira umuntu wari we wese ufite ikibazo uyu munsi, umuntu wumva atameze neza, umuntu wumva ahagaritse umutima. Hari amajoro ajya atagira ukwezi, hari amanywa ajya akaba yuzuye umwijima gusa ari icuraburindi. Abandi bakaba babona, wowe ubona utabona, udafite aho werekeza, ukabona ntawe ufata, wareba imbere ukabona amaso ntafata, ariko datajya aca inzira. Kuko nasomye ijambo muri Zaburi 9:3 umurongo wa 4, urambwira ngo amajwi y'amazi menshi n'umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Humura, amajwi y'ibikuri inyuma, amajwi y'ibikubuza amahoro, amajwi y'ibigusakuriza, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Ni mu kiganiro umuryango n'isi ya none. Ndabashimiye uburyo mudukurikira kuri uyu munsi wa none. Nakagaruka kandi kugira ngo twongere twiganirire ku bijyanye n'umuryango. Njye nkunda kubivuga ko nkunda umuryango, sinzigera mvuga inyuma yawo. Nshobora gukora ibindi biganiro bitandukanye, ariko cyane cyane muri iki kiganiro cy'umuryango n'isi ya none nivugira mu mibereho y'umuryango, nivugira akamaro k'umugore, nivugira akamaro k'umugabo, nivugira ibyo tugomba kubanamo, nivugira nyine ibijyanye n'umuryango. Wowe nkurikira inshuti yanjye nkunda, hasi haba hariho nimero zacu, hasi haba hariho
aho mushyira comment, mujye muduha comment, kandi niba ngombwa muduhamagare, nimero zacu ziba zihari, hanyuma mutuganirize, mutwungura ibitekerezo. Abumva bafite icyo badusangiza baduhamagare. Hari abantu baba bafite amakuru, hari abantu baba bafite ibitekerezo bakungura umuryango. Ni karibu kuri Evangelize Le Monde hamwe na Mama Queen mu kiganiro cy'umuryango n'isi ya none. Mu minsi yashize twariho tuganira, ndimo mbabwira ngo nuwuhe musanzu wanje, nuwuhe musanzu wawe, mvuga ku kintu cy'umusanzu w'umuntu ku giti cye n'undi ku giti cye kugira ngo bubake umuryango muzima. Uyu munsi rero iyo ufite umusanzu n'undi afite umusanzu, hari uburyo muwuhuriza hamwe hanyuma mugakora hamwe, nk'ibyo bavuga ngo work together as a team. Gukorera hamwe nk'itimu cyangwa se nk'ikipe, gukorera hamwe nk'abantu bari hamwe nyine, kuko Bibiliya yarambwiye ngo bashyize hamwe Imana irabasanga. Maze iminsi mbitekerezaho iki kintu, nsanga abantu badasenyera ku mugozi umwe ntabwo bahuza. Biravuze ngo bashyize hamwe nyine Imana irabasanga, kandi nese yaravuze ngo tudateranyiriza hamwe ngo arasandaza. Rero n'umugore n'umugabo iyo badakoreye hamwe, bakore nk'umuryango, ntabwo bikunda. Iyo umwe akora ibye undi agifite ubwigobeko bwe ntabwo bikunda. Iyo umwe afite ububiko bwe undi afite ahantu runaka, afite ibyo yikinganye n'undi afite ibyo yikinganye, umwe akumva undi ntacyo avuze mu buzima bwe bitamureba, ntabwo bikunda. Rero gukorera hamwe nk'ikipe, gukorera hamwe nk'abantu bubatse umuryango, bigira icyo bimara cyane mu bintu by'umuryango. Dore yuko mba naravuye mu rugo nkazi wawe ngira ngo twuzuzanye, bivuga ngo hari icyo naburaga nawe hari icyo waburaga, kugira ngo duhurize hamwe twubake. Njya nkunda kureba utuntu twinshi, muzajya mumbabarira mbasetse. Nigeze nitegereza rimwe ahantu intozi ziri. Intozi ni udukoko abantu benshi badakunda kwitegereza, ariko intozi naje gusanga zizi ubwenge, kuko hari igihe kigera iyo zari zirimo zigendera zinyuranamo, zageraho zikumva hari ikintu kizikomyemo. Hari ukuntu zita zimwe zikora uruziga zigasa nk'izikoze koruteje, noneho izindi zikagendamo hagati ariko zifite protection hirya no hino. Naratinye mbona ukuntu zigenda zihererekanya, noneho izindi zigatambuka vuba, izindi zakoze ikintu gisa nkaho zirinze izindi. Bivuga ngo ziba zifitanye amakuru, hari uburyo zihana amakuru zikavuga ziti hano hantu haje ikintu, reka dushaka ukuntu twarinda ngenzi zacu. Izo ni intozi. Hari ibindi bintu nabonye bita ibimonyo, nabyo ni ibikoko byo hasi, ukuntu bigenda bihererekanya. Iyo birimo bitunda ibintu, hari ukuntu bigenda bihererekanya, usanga bitwaye ibintu mu kanwa bihererekanya kuzageza igihe bijyanye. N'ubushishi iyo bwaguye ku kintu cyiza, ari ikiryo cyangwa iki, bikaryoha, ruragenda rukabwira rwene warwo urundi rwene warwo, kuko nago ziba zishobora kuba cyaterura, niba ari ikirayi, niba ari umuceri, niba ari iki, ntago agashishi kabasha kugiterura. Ariko ushanga nk'udushishi 10 duteranira ku kirayi cyangwa akandi kantu k'akamoruso katakaye hasi, twose duteraniyeho tugakurura, tukajyana tukageza aho dushaka tukarya. Iyo abashakanye rero natwe mu rugo tuba dukeneye gukora nk'itimu, tuba dukeneye gukora nk'ekipe, tugahuriza hamwe kugira ngo tubone umusaruro mu rugo rwacu. Ubwenge nibwo bwubaka urugo, kuko nibwo bugwiza ibyuzuye muri rwo, ni ubwenge bubikora, ntabwo ari ibindi bintu. Bidafite ubwenge, udafite guhuza, udafite kuzuzanya n'uwo muri kumwe, ntabwo bikunda. Abantu mukunda kureba umupira bagira amakipe, yaba ya volley, yaba umupira w'amaguru, mubona ukuntu ekipe iyikorera hamwe, buri muntu wese abazi aho imbaraga ze ziri. Umutoza wabo abazi myugariro, abazi rutahizamu, abandi ntago mbibuka, ntago nkunda kureba umupira, ariko buri muntu umutoza abazi buri muntu role ajuwa, abazi umwanya agomba kumuhagarikamo, abazi gutanga passe neza, abazi gucenga, abazi ba myugariro, abazi umunyezamu ufata neza. Mbese buri muntu mu rwe ruhande akamenya na nimero bambaye, amazina yabo akayamenya. Iyo agiye gushyira mu kibuga abakinnyi rero amenya agenda ahagarika buri muntu bitewe na role akina, akavuga ati ubwo mfitemo runaka uyu munsi umukino wanjye uragenda neza, ubwo mfitemo runaka uyu munsi umukino wanjye uragenda neza, akabashyira mu kibuga yizeye ko umukino abafana babo bari bugire gute, bari bunezerwe. Natwe rero nk'umuryango turi nk'ikipe, iyo tugeze mu muryango
tugakina uko bigomba, buri wese agahagarara mu mwanya agafata inshingano ze, akamenya agomba guhagarara n'undi akamenya agomba guhagarara, tukuzuzanya. Bituma audience, bituma abadukurikira, bituma abaturebera bavuga bati wow, ya kipe yacu imeze neza. Impamvu wumva couple yawe cyangwa urugo rwawe baruvuga neza nukubera kugerageza guhagarara mu mwanya wawe, kandi byaba byiza naho ugize ikibazo ugahita ugikosora direct, ugahita wimenya ugakosora bitaramenyekana, ugakosora bitarajya hanze nga audience tangire gucishemo amaso cyangwa batangire bamanika amakarita atukura n'ay'imihondo. Iyo byatangiye kuzamo ibintu byo gusifura rero n'amakarita hajemo ibintu byo kuvunika, umukino utangiye kubiha. Rero gukorera hamwe nk'ikipe, ngewe ntabwo nkunda kureba imipira ariko nshimishwa cyane n'abantu bakina. Uri ikipe njya mbireba iyo abantu bari muri stade barimo bogeza umupira, usanga muri audience harimo abagore, harimo abagabo, haba harimo abafite ubumuga, haba harimo abashobora kureba bakareba uko biruka ariko batumva, haba harimo ingeri nyinshi z'abantu. Ikintu gitangaje uburyo bafana rero bari abantu bakina umupira, harimo washyira mu kibuga ntakine, ariko iyo ugiye kureba ugasanga ukuntu bogeza, umwe avuga ati nimero 7 abikoze nabi, undi akahita avuga turiya ateye penalty n'abarayirengeje, undi ati uriya kucya dakase kuriya, ugasanga umuntu yashyushye arimo guhaguruka avuga atari kuriya mukinnyi mwamuguza amafaranga y'ubusa, atari kuriya azi gukina neza. Mbese amategeko umuntu akayatangira muri audience, ariko wamutereka mu kibuga atamenya naho biva niyo bijya. Niko rero n'urugo rumeze. Iyo mwebwe muri mu rugo rwanyu, urugo ni ikibuga cyanjye n'umugabo, ni ikibuga cyanjye n'abana banjye tukiniramo, hanyuma audience n'abadukikije bandi baba bagenda bareba bati ariko rwa amakosa nimo nayaye, baba bashaka kureba amakosa, bashaka kureba ibyiza, ese bimeze bite na bite, si uyu mugore ahagara mu mwanya we neza, si uyu mugabo ahagara neza mu mwanya. Hari ababa barimo kogeza cyangwa se banenga, ariko kandi utabashyira no muri icyo kibuga ngo babashe kugikiniramo. Mu by'ukuri ugasanga umuntu umukubise jezi yo gukina kuri rimwe mu rugo, ugasanga yatsindwa ataraninjiramo, ariko gufana kabo wa mbere asakuza nkuko nyine muri stade usanga ugasanga umuntu yabicikirije. Ngewe ntabwo wenda umugabo wanjye ambabarire kubivuga, ntabwo ndabona ko umupira cyane, ariko arabagabo nzi yicara imbere ya ekara areba umupira yatangira gufana ubwo nta ucira nta umira, mbese ibintu byose babyacecetse. Ati ndebera harya umukinnyi ukomeye yitwa Ndedi Ronaldo ninde ntabwo mbizi ngewe, ariko akavuga amazina akogeza agahaguruka ati hariya cenze nabi, hariya yavuze ati riya karita, ati hariya muri koruneri ngo ni koruneri, ngo ni penalty, mbese agatanga amabwiriza kandi mu by'ukuri we ntabyo ashoboye. Abo ni abafana, yes, abo ni abafana b'umupira, ni abafana ariko mu by'ukuri kuzima ntabwo ari abakinnyi, ni abafana ariko si abakinnyi. Umukinnyi niwe umenya mu kibuga, akamenya ikibuga uko kinyerera. Bariya bicaye iyo urimo gukina imvura igwa, ariko mana haleluya, iyo uri mu kibuga imvura igwa, abafana baba bari muri stade bugamye bafana, bishyuye yabo bafana bagufana wowe imvura kunyagira, ntabwo bazi unyerere buri mu kibuga, ntabwo bazi uburyo urimo urwana no kugira ngo utsinde, ntabwo bazi imbaraga urimo utakaza, ntabwo bazi uburyo urimo kuvuga uti ikipe yanjye, bo baba bafana gusa. Iyo umukinnyi ari mu kibuga akita ku rusaku rw'abari hanze, ashobora gutsindwa cyangwa se yakumva bamuvuga neza ashobora no gutsinda. Ikipe kugira ngo itsinde ntabwo ari bisaba ubwinshi bw'abafana, nta nubwo bisaba ubwinshi bw'abantu buzuye stade cyangwa ibitekerezo n'induru nyinshi, ahubwo bisaba koshi mwiza, bisaba gukorera hamwe mwebwe abakinnyi ubwanyu na ekipe. Sinzi nibigira abakinnyi 12 nibigira 8, ntago ndamenya umupira ngo ugira bangaye, ariko abantu abari bo bose n'umutoza wabo nibo bagomba kwicara bagasetinga bakamenya ngo ekipe yacu turayihuye umurongo, mu rutayizamu n'uyu azi gukina gutya, ukamuha amabwiriza, ukamenya ngo myugariro n'uyu, ukamenya rutayizamu n'uyu, umunyezamu n'uyu, babandi bose uko mwebwe mubita, ukamenya ngo pase murazihuye, urengo urakoruneri niba ari koruneri n'uyu nguyu, amategeko n'amabwiriza mukabyigira hariya hirya n'unyuma, mwitoreza aho abafana batareba, hanyuma mukazajya kugaragaza ibyo abafana bareba mwaramaze kubimetiriza. Niko no mu rugo bimera. Buriya iyo turi mu rugo ibyo dukora, hahandi twicaye tuganira, hahandi turimo twuzuzanya, hahandi umbwira utari ko hari ingingo nini mfite igitekerezo
tuyiganireho ukama ibitekerezo nanjye nkabwira ibindi. Wow, ejo iyo mushyize mu bikorwa bya bindi abantu bari hanze bakabona baravuga mwatangiye gushyira hanze umukino wanyu, abantu bakawukurikirana, ariko kandi aho wigiwe ntago bari bahari. Barafana nibyo, ariko aho mwigiye ntago bari bahari. Usanga iyo utsinze barakwa presiya, bagakoma mu mashyi, bakavuza akaruru, bakagufelicita, bakaza bakaguhereza impano zitandukanye. Ariko kandi iyo utsinzwe nabwo bakuvugiriza induru, bakanakunenga, barangiza kandi bakibagirwa yuko aho wakiniraga bo bahageze batanabibasha. Icyo nshaka rero kuvuga ni iki: niba uzi neza yuko urugo ari nk'ikipe, niba uzi yuko urugo rusaba gukorera hamwe, gerageza uhagarare ku nimero yawe n'umwanya ushinzwe neza, n'undi ahagarare ku nimero n'umwanya ashinzwe neza. Turushaho kubaka urugo rukorera hamwe nk'ikipe, abana bamenye umwanya wabo, bagenerwa umwanya wabo, amabwiriza yabo bayahabwe nk'abana, umugabo nawe amenye inshingano ze nk'umugabo, amenye umwanya ahagararamo, umugore bibukwe duhuze. Hanyuma niturangiza mu kibuga cyacu dukine neza, audience izajya ifana ibyireba. Sava nidukina neza bazapresiya, badukunde, batuvugiriza impundu, bajye bakubwira bati wow ukina neza, bajye bakubwira bati sha urugo rwawe ni rwiza, uwama nkibanira nawe, ese buriya mubaho muteko muhora mukeye. Bira byose ni imbuto z'uko mwabanje kwitoza. Nabonye iyo umukino wenda kuba ngo bereke umukinano muri stade, bagira time yo kwiherera, bakajya ahantu bakiherera, bagafata igihe cyo kuba ahantu bitoza amanywa nijoro, barya ibigomba, banywa ibigomba, baruhuka, bakora amasiporo, kugira ngo bazabashe kuronshinga umukino wabo bameze neza. Natwe mu rugo rero hari igihe dukenera cyo kuba ahantu, tugafata umwanya wo kuruhuka, tugafata umwanya wo gukora siporo, ibyo mvuga abantu barabyumva, tugafata umwanya wo kuganira, tukarebaho ibintu bitagenda neza, tugafata umwanya wo kugorora ibitagororotse, kugira ngo nidusohoka hanze cyangwa se abatubonera inyuma bajye babona urugo rwacu ari ekipe yujuje ibisabwa. Hari umuntu rero usanga akina ku mwanya wa rutahizamu agashaka kuba na myugariro icyarimwe, icyo gihe biradindiza kukugongana na mugenzi wawe. Hari umuntu ushaka kuba nyezamu kandi agashaka no gutera penalty, ntabwo ibyo bikunda. Menya umwanya uhagazemo, wuzuzanye na mugenzi wawe, mukorere hamwe kuko bihesha agaciro. Kuko iyo uri ekipe nziza uratsinda. Nigeze numva Gasiro gakigeze guhanga karavuga ngo nta wahindura ikipe itsinda, nta wahindura umukinnyi utsinda. Iyo utsinda uhora uri kuri top, iyo utsinda amakipe arakurwanira, iyo utsinda andi aragushaka kugira ngo uyatoze, kubera ko umukino uba umenyereye, ikibuga ukimenyereye. Ushobora kubwira abantu iyo ukinira ahantu umenya ubunyerere bwaho, ukamenya uko hitondera, umenya izuba iyo ryavuye uko bigenda, ukamenya imyenda ukinana, umenya iyo imvura yaguye, umenya uko witwara, kandi ukamakinga shuwa yuko umwanya wawe uhagazemo neza. No mu rugo rero nuko bimeze. Igihe cy'imvura nyinshi ni igihe cy'ibibazo, igihe cy'imvura nyinshi cyangwa izuba ryinshi ntabwo bitubuza gukina. Urakina nyine ukihangana, ukabira ibyuya, ukavunika, ukanyagirwa, ugatota, ukanatitira, ariko ukemera ukaguma mu kibuga kugira ngo urwanirire ikipe yawe. Igihe rero hari kirima nziza nabwo urakina ntacyo bitwaye, ariko narabibonye kugira ngo umenye ko urugo rumeze neza cyangwa rukorera hamwe, ukamenya kwihangana k'umuntu, ubimenya igihe urugo rwajemo ibibazo. Igihe habayeho ibibazo bitandukanye mu rugo, umugore yagize ikibazo runaka nibwo umenya gukomera k'umugabo. Igihe umugabo yagize ikibazo runaka nibwo umenya gukomera k'umugore, nibwo umenya ko umuntu buri muntu ahagaze mu mwanya we. Ibyo bintu narabibonye mu bihe bikomeye, nibwo umenya igihe, nibwo umenya ko mubana, ukamenya koko ku mwanya arimo awukwiriye. Nibwo umenya umugore ukunda umugabo, nibwo umenya umugabo ukunda umugore. Igihe rero bikiri mu mahoro, amata atemba, ibintu byose ari ubunyunyusi wa mugani w'ababana, ntabwo icyo gihe ushobora ubundi teka ikintu cyose ugipima iyo ushyize ku munzani. Mu kibuga njyewe njya mbireba ukuntu abantu barahaguruka, baturiya mukinnyi twamuguza amafaranga yacu, batuye n'uyu, niko abantu bavuga, babwira umugabo atari kuriya mugore wazanye inkwano wamukoye ibi nibi akumariye iki, azakugeza kuki. Barabivuga kuko no audience nyine ntabwo bazi ikibuga uko kimeze. Ariko wowe ukarwana kwawe ukavuga uti ngewe ndamuzi, mu bunyerere ndamuzi, mu mvura ndamuzi, ukarwanira uwawe kubera ko uburyo mukorana murabizi. Nigeze mbona rimwe isiganwa ry'amagare, maze kubona isiganwa ry'amagare,
ugasanga umuntu yatangiriye tuvuge gisimenti ugasanga wenda ni equipe ihagurukiye iriruka irangiriza Kayonza iyo bari butangire kuri site batangiriyeho haba hari abantu benshi bafana bagira bate bagasifura mugatangira mukagenda niba ari abiruka n'amaguru niba ari abagenda n'amagare ugasanga abafana barafana bavuza induru uracyari uwa mbere komeza uracyari uwa mbere barasigara gisimenti utambuka ugere Remera usanga Remera hari abandi bategereje amagare nugira amahirwe uburi imbere uracyari uwa mbere Kazungu komeza avansa bakavuza induru ariko ubwo barasigara Remera ukomeza ugere ku murindi urasanga abandi avansa ubwo niba ugeze ku murindi wari Kazungu ku murindi hagezeyo François ari uri imbere muragera Kabuga hariyo Yohana muragera Rwamagana noneho hagezeho Petero nukuvuga ngo ayiwe data abafanye Yohana n'abafanye François abo bagiye basigara aho bari ntago bazi kuri point ya nyuma kuri site ya nyuma ntago bazi ngo ninde wageze ruwambe bivuga iki rero bishatse kuvuga ngo mwisiganwa ry'amagare mwisiganwa iryo ari ryo ryose abafana abona barakomera bahagaze ku muhanda bakakubwira courage ariko ntabwo mujyana bakomeza bavugira aho bari bagasigara aho ukagenda bivuze iki nibyo njya mvuga mu biganiro nkunda gukora n'ubushize narabivuze ndavuga ni ku munsi ubukwe tuzi kuutegura cyane abafana babari benshi yo murasa neza yo muraberanye indabyo nziza ibintu byinshi ariko abo n'abafana bararangirana n'uwo munsi wa samedi cyangwa dimanche cyangwa ni munsi hanyuma wowe ukomeze wegera imbere mu ijoro rimwe 2 uhure nunda kubwira ati komeza uracyari uwa mbere rwose uracyari mu kwabuki bimeze neza wongere wavanse uzajya kugeza mu myaka 10 ubona abafana musigaranya bariwe ntago bazi ukuzahagera birasaba iki wowe wikwita ku rusaku rw'abagufana ngo urakora neza cyangwa urakora nabi gumye ukipinga yuko umuvuduko uriho ukubereye kandi bishobora gutuma utsinda amarushanwa urimo niba ukora uri muri equipe ngiye nakunze ibintu by'amarushanwa y'amagare hari amakipe ngo bari kumwe n'abantu batanu ugasanga irushanwa ririmo nk'amakipe 4 cyangwa 5 cyangwa na 7 ariko ikintu nakunze nuko abantu bakora muri equipe bamenyaho mugenzi wabo ufite imbaraga ari bakamutiza umurindi hari ibintu njya mbona nka bikanyigisha akagenda gusupportinga akagutiza umurindi akwereka ko muri kumwe mugendana ntago bita kuri babandi bari ku muhanda babakomera oya ahubwo bagenzi bawe muri kumwe muri equipe bagenda bakubwira komeza bagutiza umurindi hakaza igihe kiza kugera umwe akarasuka akagenda gatsinda icyo gihe ikipe yose iraserebura kubera yuko wabo yatsinze no mu rugo rero niko bimera mugabo nibuzi kuwa ukora nkayiki ukorana n'umugore wawe bya hafi muhuza mutiza imbaraga nawe gutiza imbaraga mujye mu ruhando mutitaye kwa bakomera muracyari abambere aho bikoze nabi oya bari mwibaho umwanya ahubwo wowe gerageza niba ubona muri ku muvuduko umubwira uti nyamuneka kwepa hano harimo akanogo igira hirya gato avansa enjo mbese mumere nk'abantu batwara twatumodoka turushanwa nabonye ukuntu bagenda babwirana aha hari korosi aha hari icyapa cy'abagenzi aha bimeze gutya bagenda bayorana kugira ngo babashe gutsinda ninjye nawe Njewe ndavuga njewe mama Queen n'umugabo wanjye ninjye nawe dufite uruhare rwo kugira ngo equipe yacu itsinde kandi tutabigize mu ruhare rw'abafana badufana abafana bazadufasha ushobora gukina neza abafana bakaku blessinga niko bajya bavuga bakagushyigikira bakavuga batakira kabisa kudo chapeau kuri mwebwe mwakinnye neza ariko kandi bitavuze yuko iyo mwatsinzwe nabwo ubona bakubwira bati twarabibonaga yuko utarushobora wowe se wabigenza gutya ukabona wakubaka ese we wabikora gutyo ukabona wakubaka nyine nuko bimera mu bafana ariko ngewe nawe niduhuza tugahuza ibitekerezo tugakora ibintu twabyumvikanyeho tuzubaka hari abantu ugasanga ntabwo ngewe nzi ko kuba niba mbyutse nkajya mu kazi ntabwo ari ngombwa ko ndibubwire umugore ngo nkoreraho mpembwa yanahawe bonasi yibi si ngombwa hari projet runaka ntabwo mbimuhisha ariko sina ngombwa ko abimenya si ngombwa ibintu byo mu kazi kanjye si ngombwa akabimenya ibintu by'abashuti banjye tugiye mu si ngombwa ko abimenya ndamukunda ariko hari ibintu kameme atagomba kumenya ibyo rero ubutangiye gukora nk'umuntu ufite
udafite uwo muhoza, ugatangira kumva ko hari diru runaka ugomba gukina n'undi muntu umugore wawe atazi cyangwa se umugabo wawe atazi. Icyo gihe ntabwo muba mukora nk'ekipe, ukifata ukitora ukavuga ngiye ku Gisenyi, ugasohokana n'abashuti bawe, umugabo akaba azi ngo wagiye mu kazi ukaba wigendeye. Icyo ntabwo ari cyo, ntabwo muba mukorera hamwe, kuko hari umunsi aba azi ngo wenda uraha ukaba wagenda utamubwiye yaza kwa kureba akakubura. Icyo gihe communication iba yapfuye, kandi no gukorera hamwe nka ekipe biba byapfuye. Ibyo bintu byose rero ni bimwe bigaragaza yuko ekipe ibigomba guhuza amakuru, igana amakuru ku gihe, kandi ikanoganya imikinire, ikanoganya tekinike, ikamenya ngo ngewe ni nkati buryo wowe urakata ibumoso, ikamenya ngo ngewe ni impambura wowe urapfundikira, ariko ni nshenga wowe uranaga. Mbese ibintu byose mukabihuza, buri wese akajuwaroreye mu mwanya we. Ngewe nawe dukora iki kugira ngo uwo turi kumwe abone ko dukorera hamwe kandi duhuza? Ni iki dukora mu bintu byose? Ese ni ryari umenya ko urundi urugo rwawe rukomeye rufite amahoro? Hari igihe mubaho mu buzima bwiza ushaka kurumenya. Ni igihe ngewe nkanjye muzambabarira kugira ngo uyu munsi menye ko nibura urugo rwanjye rurimo umutekano cyangwa se rumeze ukuntu. Hari ibihe twahuye nabyo, mbona gukomera k'umugabo wanjye, mbona ubundi umenya ko umugabo wawe gukunda igihe wahuye n'ikibazo. Hari akantu nigeze mbona kuri WhatsApp, umuntu arandika aravuga ngo nushaka kumenya umugore ukunda umugabo uzamumenya igihe umugabo akennye, kandi nushaka kumenya ko umugabo akunda umugore uzamumenya mu gihe umugore yahuye n'ikibazo cy'uburwayi. Igihe ikibazo cy'uburwayi cyaje kidasanzwe ku mugore, abagabo benshi bamanika amaboko ukabona neza byanze. Igihe rero abagabo banakennye nabwo ubona abagore benshi bamanitse amaboko ukabona aho hantu ntago bahakozwa. Ibyo byose ni challenges tugenda duhura nazo mu myubakire, cyangwa se abantu badashoboye kwihangana bigenda bibasiga mu nzira, bigenda bisigara, ukazasanga urugo rurananiranye. Icyo gihe nibwo uzamenya ngo ninde uyu muntu yihangana ate, uyu muntu amfata ate, uyu muntu rukunda nsezeranya arunyereka ate. Iyo mukorana nka ekipe rero umenya mugenzi wawe ko agize ikibazo, ukamwihanganira, ukamenya intege nke ze ukamuzamura, ukamenya ukamenya aho afite imbaraga ukamushyigikira. Abasirikare ndabakunda. Nigeze ngana n'umusirikare umwe arambwira ati twebwe turi ku rugamba, hari igihe biba ngombwa ko tugera ahantu hari urugamba rw'amahina rukomeye, ubona ko mushobora kuhasiga ubuzima. Iyo mugenzi wawe rero agize atya akahakomerekera cyangwa agahura n'ikibazo, ntabwo mumusiga, ahubwo muramuheka. Niyo yaba ari umurambo, ntabwo wemerewe gusiga umurambo wa mugenzi wawe aho bamwiciye abanzi banyu. Urawuheka ukarwanana nawe umekinga sure yuko uri burokoke, kandi uhetse na wa murambo kuzageza igihe muhishikije aho bigomba, mukawushyingura mu cyubahiro mutawutaye ku gahinga ngo imbwa ziwurye. Ibyo rero bima ubushobozi, bima ikindi cyizere, bima izindi nyunganizi mu mutima wanjye zivuga ngo gukorera hamwe nka ekipe nk'umugabo n'umugore biramfasha cyane, kuko igihe nguye amenya kunyegura, kandi yewe n'igihe nagira ikibazo cy'urupfu cyangwa se nguko mu bibazo bikomeye amenya kunshyira ku bitugu akarwana ametse. Nanjye kandi igihe cy'ibibazo nkarwana muhetse, nkahora ndengera uwanjye. Ni gake cyane uzasanga abantu babasha kurengerana, ni gake cyane uzasanga uwawe yaguye ngo ubashe kumwikorera umurwanane, ahubwo usanga washyize hasi ukagenda ubwira n'abantu uti dore uwanjye yaguye aha, ugishimira no kugaragaza umurambo we cyangwa ubukomereke bwe kuruta uko warwana no kumuvura ngo yomoke akire yongera abe muzima. Ninjye nawe wo komora igikomere cy'uwo turi kumwe, ninjye nawe wo kumuyeka ku bitugu, nkamuhereza amazi yo kunywa, nkarwanana nawe kugeza igihe urugamba rukemukiye, kandi tukaguma tukiri in touch, tukaguma turi close, tukaguma tumeze neza, hanyuma audience ikagifana ibintu yabonye ariko byiza, atari ukudutuka gusa, atari ukutuvuga nabi. Yega bavuga nabi abantu ntibazabura, ariko nabagushima ntibabura. Gerageza ukora ibyiza byawe usabwa mu muryango, ukora ibyiza byawe usabwe, uhagarare mu mwanya wawe mu muryango, bityo rero n'abandi bazajya babona ibyiza ukora bagushima. Ariko mbere yo kushimisha hanze, banza ukore, kuko baravuga ngo ijya kurisha ihera mu rugo. Niba utuzuzanya n'umugabo wawe, ukuzuzanya n'umugore wawe, hanze ho bizagenda bite?
njya nkunda kubabwira mu biganiro byatambutse nababwiye ngo twiga amashuri menshi tugakuramo amadiploma akomeye, tugakuramo impamyabushobozi zirenze zibirenga, tukaza hanze imirimo tukayikora neza, abantu bakaduhemba tugahabwa ibihembo by'indashyikirwa, ariko mu ngo ugasanga byaranze. Bivuga iki? Bivuga ngo muri amasomo twiga nta shuri ry'urugo twigamo, ahubwo urugo ubwarwo ni ishuri, kandi diplome yawo nta yindi tuyibona dupfuye iyo washoboye kurambana n'ukunda, iyo bagushyizeho za ndabo barimo bavuga ya nyuma, burya ugaraduwetinze ndakubwiza ukuri nibwo bavuga bati yatsinzwe cyangwa yatsinze, nibwo usoje ishuri ryawe. Naho buri munsi mwarimu ahora ahinduka, isomo rihora rihinduka, kandi ndakubwiza ukuri nuko andika yandika asiba agenda haza undi, igihe cyo kukubaza cyaba nta uteguza undi bamubwira ati tujye kumuha test, biratungurana. Uko witwara rero muri uru rugo nibyo bituma umenya uko usubiza igihe uhuye n'ikibazo, kubera ko abarimu bo duhorana nawe. Kandi umwarimu mu rugo yaba amafaranga, umwarimu yaba icyubahiro cy'umugabo, umwarimu yaba umwana, umwarimu yaba kutabyara, umwarimu yaba ubukene, umwarimu yaba nyoko wanyu, yaba umuryango wanyu, umwarimu yaba kubura akazi, umwarimu yaba inshuti zanyu, ikintu cyose gishobora kuba mwarimu wawe. Hanyuma rero iyo utabaye maso ngo ufate ku masomo, examen yijira gutsinda. So abantu rero tugerageze gukora nka ekipe, twe kuba abantu biharira ibitekerezo byacu cyangwa twumva twakora mu nyungu zacu bwite nk'igihe twari twenyine kandi dufite abo tubana. Ugasanga umuntu murabana nk'umuturanyi mu nzu cyangwa umushyitsi wagusuye, ibikorwa byawe bimenywa n'abo hanze kuruta uko uwo mubana bimenya. Ugasanga ni nk'umukozi wo mu rugo uguterera ipasi, ukumesera, ukugaburira, ariko mu bwenge bwawe ntarimo, si uw'ingenzi muri wowe. Ugafata umwanya wo kujya kuganiriza inshuti yawe poroje ufite, nyamara wataye umugore mwararanye, wataye umugabo mwararanye, ukajya kuyibwira Veneranda, ukajya kuyibwira Alexi, nawe kugira ngo tukorere hamwe nk'ekipe, ninge nawe kugira ngo twubahirize amabwiriza agenga ekipe yacu n'ikibuga dukiniramo. Iyo umukino urimo nta muntu wo hanze upfa kwinaga mu kibuga, iyo umukino urimo ukinwa nta muntu wo hanze upfa kuza ngo yinjiramo uko abonye. Hakina abakinnyi batreninzwe, hakina abakinnyi bagennye, ariko ujya ukina wizera yuko ugomba gutsinda uko byagenda uko ariko kose, kandi ugahora uri number 1 mu kibuga. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Impamvu mbivuga, twebwe abagore n'abagabo dushakana dukuze, dufite imyaka y'ubukure, tugashakana. Ngewe nyuma mba masize abandi bakobwa, kandi n'umusore basize abandi basore. Ngewe mba ngiye umusore umwe muhisemo, nawe uhisemo umukobwa umwe, ariko hari abandi mwabanye mwanavuganaga, hari kiri n'abandi bakikureba. Bivuga iki? Ugomba gukina neza, ugahora witwaye neza muri icyo kibuga, kuko urarangara gatoya ku ntebe y'abasimbura haba hariho abandi bakobwa beza bakurusha uburanga, bakurusha iki, mwanya witwaye nawe ugakina nabi, baragusimbuza bashyire mu ndida, uri aho ngaho ugenda ujya inyuma y'ikibuga, ubu mu benche niko njya numva bavuga, kandi mu by'ukuri warushoboye. Niki bisaba? Birasaba imyitozo ya buri munsi, birasaba tize za buri munsi. Nimba ivuga ubwo ndabivuga mu rurimi rwa gikinnyi cy'umupira, ariko abanyumva barabyumva. Birasaba guhora witoza kubabarira, birasaba guhora witoza guca bugufi, birasaba guhora witoza kuvuga neza, birasaba guhora umuntu ahora avuga nabi, birasaba guhora witoza kugira ngo mu kibuga uhore ugaragara neza, ukina neza, performance yawe ari nziza. Kubera ko uko audience iri hariya, hari audience yaje kwirebera umupira, ariko hari n'abandi bicaye ku gatebe bavuga bati kwa Kesa wa Mama Queen ngomba kumusimbura muri uriya mwanya, nanjye nkakina nkajya muri iki kibuga, nanjye izi mundu bakazimvugiriza. Urakina ute rero mu kibuga kugira ngo ugume uri number 1? Urakina ute kugira ngo ugume ufite umwanya wawe nziza? Iyo amakarita, reka mbabwiza ukuri, iyo amakarita batangiye kuyamanika, batangira kugusifura, batangira kukuvuna uko biboneye, buryo umenye ko kabaye ikarita ya mbere ya kabiri. Niba ari imihondo batanga ibiri ikavamo itukura, ubona umuhondo wa mbere utakorecting ibyo ubona, bitumye baguye karita, baguye kabiri igahita induka umutuku, bakagushyira inyuma y'ikibuga, tayari umusimbura yinjiye. Icyo giye kuzongera kugaruka mu kibuga birakugora, kandi umuntu abagucishijemo iryiso, wa mugani wa mwana, ntago icyizere cye cyongera kukugiraho cyane, kubera ko aravuga ati cyatumye akarita itukura, none n'uyu mukino yawe yimpesha ekipe yanjye ikagenda nabi. Birasaba gukina twitwararitse, birasaba kubana neza, birasaba kwitwararika ku mwanya wawe, ugakora ibigomba. Abakinnyi bagira amabwiriza bagenga. Nawe rero njyewe njya mbona
igihe cy'imipira bafata abakinnyi bakabashyira ukwabo bakarya ku isaha bagira ibyo bakora n'ibyo badakora uko niko kuri no mu rugo ukigeramo gira ibintu uhindura umenye ko ikibuga ugiye gukiniramo ni ikibuga kidasanzwe ni ikibuga gifite audience itandukanye niyo wari ufite ni ikibuga cyitezeho benshi bavuga bati turaguteza iminsi wowe urakina umukino wa mbere w'iminota 45 indi ntago uyikina akagutega imyaka 2 akavuga ati ngendaje ndwane ararubamo imyaka 2 ari kwisigaye nzarubamo hari ababikora da akagutega akarugukuramo urasabwa iki urasabwa guhora ushakisha ikintu cyatuma uba mu mwanya wawe neza ugakina umeze neza mu mwanya wawe nk'ikipe itsinda nta uhindura ikipe itsinda nta uhindura umukinnyi utsinda iyo utsinda uru wa mbere mu kanwa k'umugabo iyo utsinda mu mutima uhora uru wa mbere iyo utsinda iyo utsinda iyo utsinda iyo utsinda iyo utsinda iyo utsindwa iyo utsindwa iyo utsindwa nta wifuza kukuvugisha iyo utsindwa iyo utsindwa iyo utsindwa nta wifuza kukugeraho nta wifuza ibyo watetse nta wifuza kukubona mu maso avuga ati ni nyina w'abana ni nyoko yaje nyoko nibyo twiberamo ariko kandi inshuti zanjye mudukurikira mu kiganiro cy'umuryango n'isi ya none ndabifuriza kugira ngo tujye dukina nka ekipe itsinda tujye tumenya igihe urugo rwacu rugomba gukina nka ekipe niryari umuntu amenya yuko ubundi yakosheje hari igihe ubu kintu kina ariko ukabona ukoza akantu kagakosa ubundi wowe ujye ubimenya iyo uri mu rugo ujye ugarura umutima imemero ukamenya yuko wakosheje ukavuga uti ariko ahantu nakosheje nubwo tubana tambonye ariko nakosheje hari ikosa ukora wiherereye ukavuga uti rikosa nakoze manu mbabarire ariko ugahita unarikosora ukavuga uti n'undi munsi ritazava ringusha mu mutego wo kugira ngo ntandukane n'uwo nkunda wo kugira ngo ekipe yanjye isenyuke niryari rero ubimenya wowe ujya wicara ukisura mu mutima ukareba ibi urimo niryari ujya wisura ukareba ukavuga uti ariko mu mibanire yanjye n'abandi niki nshobora gukosamo gishobora kuafectinga urugo rwanjye niki nkora gishobora gutuma abavandimwe banjye banshishamo ijisho niriye kosa nshobora gutuma gishobora gutuma nsenya urugo rwanjye icyo gihe wabashije kumenya igihe ukoshereje ukamenya ikosa wakoze urikosora isi tarakota ukarikosora uwo mubana atarabimenya kandi yaba yanarimenye ukamenya guca bugufi ukagira umutima woroshye ugasaba imbabazi abantu badatunga imitima idasaba imbabazi ntago babasha gukina nka ekipe neza ntago babasha guhuza urugwiro ntago babasha kumvikana kuko iyo uhagaze ku marere yawe uko ugahagarara ku kuri kwawe akenshi ntabwo biguhira inshuti zanjye mu muryango n'isi ya none haba harimo byinshi byo kuvuga ku muryango njyewe mba numva umuryango ari ikintu kidasanzwe mba numva tugomba kugira umuryango muzima umuryango uzira amakemwa nubwo utuntu tutabura utuntu n'utundi kuko ni ishuri hari igihingwa zibura ishuri murarizi ariko kandi gerageza uhagarare neza mu ishuri urimo kandi uharanire gutsinda utwara amanota ya mbere guhora tugarukira ku myamba cyangwa turi munsi turi mu mayesheke ntabwo bitubereye nk'ababyeyi ntabwo bitubereye nk'abagabo bubatse ingo iyo bigenze gutyo abana tubyara cyangwa abari inyuma yacu baba bavuga bati nabarunaka ko byabananiye twebwe turajyayo kwenda yeki so icyo bidusaba ni ukubaka umuryango tukubaka ubumwe tukubaka communication tukubaka ubushuti birenze ngewe nkunda ubushuti kurenza ko umuntu ari umugabo wanjye umuntu nabishuti yanjye mwururukireho amara umubabaro amara intimba amare stress ngewe niba mfite stress ukaba utayimara uri umugabo wanjye ninde wundi uri bubashe kuyimara kuri buyimara yashobora kuntwara burundu kuko niba ubasha kunyumva niba utantega amatwi ngo nkuruhukireho nkubwire ibimbabaje nkubwire ibinshimisha twebwe abadamu dukunda kuvuga nkaza nkakubwira sheri ibyangendekeye bitya na bitya na bitya nkakubwira ukantega amatwi iyo uneze amatwi numva umutima wanjye urutse naho waba utari bunsubize kwa kuvuga kwanjye ari igihe njya kurangiza kuvuga igisubizo deja nakibonye aho nkumva ndaruhutse nkigendera ibyo bitwaye iki uwo mwanya muduha cyangwa uwo tubaha ni imwe mu bitwereka ko dukorana nk'ekipe ariko igihe umuntu akubwira ati ndagushaka ukamwiyima nta kindi nyine ashaka undi umushaka agashaka undi umwumva ubasha kumva ikimurimo ejo rero nibwo usanga uwo wundi yigarurira umutima we ugasanga wowe usigaye mu mazi abira ugasanga urarira uvuga uti yeba umugore wanjye ko ntacyo yamburanye wamuhaye umuceri umuha ibiryo umuha imyenda myiza ariko ntiwamuha amarangamutima yawe ntiwamuha umutima wawe ngo amenye nigeze ubushize mvuga ku buryo umuntu yubaka inzu agasiza ntago wigeze umuha umwanya wo gusiza ikibanza muri wowe ngo atekemo inyubako hanyuma ajya yisura igihe ashakiye bityo rero nubona yagiye ntuzaririre mu myotsi kuko wamwimye umwanya
turakomeza kandi tuvuga ngo ni ryari uzajya ubona uwawe aruta abandi, ni igihe nyine yakumvishe, ni igihe yakinnye mu mwanya agomba nk'umugabo nk'umugore, mu mwanya ashinzwe muri ekipe akawukinamo neza, iteka uzamuhora ari uwa mbere, kuko ikipe itsinda nyine nk'uko nabivuze nta uyisimbura, uhora ubona ari udasumbwa, uhora ubona ari umuntu w'ingenzi, uhora ubona aruta abandi, naho abandi njyewe nkunda umuntu uha agaciro undi muntu. Abantu bapfobya abandi ukabona ntashoboye, ukabona ntabwo wahora ubwira umuntu amagambo amuca intege kandi uzi ko mufatanije ngo wumve ko ari icyo ashoboye. Ntabwo wakumva ko umushinga mwafatanya wawe ushobora, uhora uvuga ko ari igicucu, uhora uvuga ko nta bwenge agira, uhora uvuga ko atari ko warasaza, amagambo yawe yose nadegarada umuntu. Igihe umutesheje agaciro ntabwo yakumva ko ari icyo mwafatanya, ahora yumva ari inyuma, ahora yumva ntacyo ashoboye. Rero jya uhora wumva ko wawe asumba abandi. Reka mbabwize ukuri, icyubahiro cya mbere nabonye ni umuryango w'umuntu. Iyo ufite umugabo ugukunda ukagira umugore ugukunda, mukubahana, iteka uhora wumva uri fier, uhora wumva uguwe neza. Hari igihe nigeze ngira complexe, nkajya numva wenda bitewe n'ibihe twari turimo, nkajya numva abantu nkumva ntabwo banyubashye, nkumva ntabwo bankunze, ariko ubu ntabwo ibyo bintu bikiba muri nge, kuko namenye neza ko bari abantu badafite agaciro kanini mu rugo rwanjye kuruta umugabo tubana. Niba umugabo tubana nyubaha akaba nyitashe, nkumva ko hari uwo mbere mu mutima utasinzira, njyewe ntahari, nkumva hari uhangayitse ko nariye cyangwa nanyoye, nkumva hari uhangakiye kumenya amakuru yanjye. Abandi bo hanze barambabariza iki? Abandi bo hanze barambabariza iki? Yego umuntu ashobora kukubabaza akanya, ariko kandi ibyo niba bibaye mfite uwo nduhukira akambwira ati humura njyewe ndagukunda ndakwikundira. Bantu mufite ababakunda, namwe mufite abo mukunda, mukorere hamwe nka ekipe, mukorere hamwe nka team, muzabasha gutsindwa bizaba kure yanyu, nimwirinda mugahagarara mu myanya mushinzwe neza, buri muntu gahunda ye akamenya kuyipangana na mugenzi we, mukamenya guplanning iby'urugo rwanyu. Hari akaririmbo nkunda kavuga ngo umugore mwiza umuntu amuhabwa n'Imana, urugo n'amatungo ukabihabwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza witonda w'imico myiza umuhabwa n'Uwiteka. Noneho bagira ku mugore bakavuga ngo umugabo we ahora amwiringira, kandi itabaza rye nijoro ntabwo rigira gute, ntabwo rizima. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo umugabo ahari ahora iteka yumva umugore we ari indashyikirwa, ahora aririmba rugori rwera. Bagenzi banjye, njyewe nkunda urugo kweri, nkunda urugo, nagaruka kuvuga ngo ibirurimo ndabyanze, ndabikunda, ariko ibyo biza ari inyongera. Uwo nkunda ni umuntu, njye nkunda umuntu, kuko iyo mufite azana ibintu, nanjye mfite ibyo mfite byose nibye, ariko nshobora kugira ibintu ntafite umuntu byose bikagenda nkabura byose. Nkunda ugukunda. Umuririmbyi w'umumama nkunda cyane yaravuze ngo kunda ugukunda. Ntabwo nibagiwe indirimbo ukuntu igira, ariko niyo umumama umwe ukunzwe cyane muri uru Rwanda akunda kuvuga ngo kunda umuntu ugukunda, ngo umuhe umutima wawe umuhe wose, mu mutima wawe umuhe wose ukungana, umenye kwa gukunda, umurinde kubabara, kunda ugukunda. Uwo ni umumama wabiririmba ngo kunda ugukunda, kandi umuhe umutima wawe, umenye ko agukunda, umurinde kubabara. Ni kuki mubabazanya? Ni kuki mubabazanya? Ni kuki mumbabaza? Ni kuki yumva ko yambabaza? Ntago nkwiye kubabaza uwanjye, ntago nkwiye nanjye kwambabaza, kubera ko tuba twaraje kugira ngo turindane imibabaro. Kuko nigeze numva isezerano rivuga ngo niba ari muri ADPR, niba ari iwacu muri Anglikani, rivuga ngo nzamukuyakuya, ngo nzagira nyanya, tugasezerana, ariko byagerayo bikanga. Kunda ugukunda rero, umuhe umutima wawe, umurinde kubabara. Umenye kwigarura aho wakosheje, umenye gusaba imbabazi. Niba ari ikosa yabonye urimo usabira imbabazi, niba ari ryo ukosheje atareba, umenye kwihana muri wowe, kandi ufata umwanzuro uvuga uti sinzarisubira, ritansenyera. Kandi umenye kubika ibanga ry'umutima wawe, umenye kumenya uko ugenzura ibintu by'urugo rwawe nk'umuntu uhagaze mu mwanya neza. Umwanya w'umugore ndahamya ukuri nta mugabo wabasha kuwukinamo ngo awubashe, umwanya w'umugabo nta mugore wabasha kuwukinamo ngo awubashe. Mu bintu bijyanye n'urugo ndakurahiye, twebwe tuzuzuzanya, ariko ntago nzigera ndinganira n'umugabo wanjye. Ngewe ibyo ndabivuga mbihagazeho, kuko ndabizi ko ngewe ntabishobora.
ntago nashobora kuringanira na Papa Queen nawe ntiyashobora gukina role njuwa mu rugo ntago yabibaca kuko hari aho ngera nkasezera watasezera hari aho aca hagaze ngewe ntanyura hari indeshya afite yaho ashobora gukora ngewe ntakora arakora yakanzanira nanjye nasezera nkamwe biterwa nuko mwubatse itimu yanyu menya niba uri rutahizamu utsinda ibitego menya niba uri myugariro urinde neza menya nimero ukinaho kandi uhagararemo neza niryari wumva ubuzima ubamo bwahinduka munegeze aravuga ngo nahitangira ry'umuntu ryaba ari mu maherezo yakunguka cyane rwose ibyo nibyo hari igihe utangira urugo ugatangira utazi ikiri kujyanyemo finally wagenda ureba ukaza kubona ko hari ibintu bikwiye guhinduka ukagira urugo ruzima naho wararurira hari igihe ushobora gukenera guseka kuko niwo ushobora kuba wabishyira mu ngiro reba ni gute hari imyifatire ugira ukabibona ko koko nawe bangamye ushobora kwisura mu mutima ukavuga uti ndabihagaritse mpindura ubuzima mwebwe babiri hari ubuzima mushobora kuba mubamo umwe atitaye ku wundi undi atitaye ku wundi mukavuga twebwe turi abantu bakuru nta mpamvu yo kungenzura nta mpamvu yo kumbaza aho ndi hato na hato nta mpamvu yo kumbaza hari abagore tugira ingeso yo kubaza umugabo sheri wiri ute uri hehe akakubwira ahari uri kumwe nande ibyo bintu mubikundira iki ugashaka kumenya umugabo ari he nibyo koko ashobora kuhakubwira ariko ugakurikirana uri kumwe nande yakubwira ati ndi kumwe na Tereza ati yaba we Tereza mwahuye mute ugatangira induru zikavuga hari ibintu dukwiye guhindura abagore n'abagabo nuko umuntu ni mukuru niba akubwira ati ndahasava araha niba akubwiye ngo ndaje araje niba akubwiye ngo ntegereza iki niki mutegereze ni mukuru azahataha ntabwo ari impumyi ntarandatwa aho mutaha arahazi niwe mu burenganzira nawe aguha uburenganzira ariko mukore muzi ko mukora nka ekipe mugomba gutsinda kandi ibitego byanyu ni success kuri mwebwe n'abandi audience bare bitegereje kureba gutsindwa kwanyu cyangwa gutsinda nta wundi abo bose babakomera babavugiriza induru bamanika amadrapo bavuza induru barayamanika kuko mutsinze ariko enjuru bazakuvugiriza induru rwakunaniye kuko ahagaze nabi mu mwanya wawe umuntu yigeze avuga sinzi n'umupasiteri umwe na Antoine yigeze atanga urugero aravuga ngo hari umuntu bigeze bimika ari umwami baramwimika abantu bamukomera mu mashyi cyane baramuferesta ariko umunsi bamudegaraze sinzi ibyo yari yakoze bagiye kumubamba kumwica bamwicishije igihano cyo gupfa babandi bamukomeye mu mashyi nibo bitwaje intwaro za mbere n'amabuye yo kumutera bivuga ikire iriya audience tugaragiye twebwe nk'umuryango baradukomera mu mashyi kuko turimo tubikora neza mwanya nasenye ugacukawe n'ukwanjye nibo bazaba mbere kudurwa amenyo batuvugiriza induru so birasaba iki birasaba ko ngewe ngomba gukina mu mwanya wanjye nawe ugakina mu wawe kugira ngo audience nishaka iguma ifane neza ariko ntago nifuza yuko hari uwo bavugiriza induru ntago nifuza yuko hari uwo bavugiriza akamo ku musozi kuko bariya n'abafana bari hariya bari muri ambiance barimo kwishimisha ntago bazi imbaraga gutakaza ukina ntago bazi imbaraga gutakaza utekereza ntago bazi ubunyerere buri mu kibuga kiniramo ntabwo bazi intambara uri mu Rwanda kugira nta nubwo bazi deja imbaraga wakoresheje kugira ngo uvaho uri ugere muri icyo kibuga wambara uwo mwambaro utumye uhagarara aho ngaho wibuke ko nubwo audience hari abandi bicaye ku ntebe y'abasimbura avuga ataratibira gatoya ndinjira muri ya mwanya ngukinimo bagore bagabo nshuti zanjye mu kiganiro cy'umuryango n'isi ya none reka dukine mu mwanya wacu dukine nka ekipe abakapiteni abacoach baharanire kudutoza uko bigomba Imana data arahari nk'umutoza mukuru kandi yaratubwiye ngo musabe muzahabwa mukomange muzakingurirwa arangije aravuga ngo muza hondi mu ndirimbo ya 50 aravuga ngo muza hondi twihererane mu nsangano hatari abantu mumbwira ibyo mwibwira dore imiruho irabarembeje n'urusaku rurabaruhije ngo ngewe murajye mumbwira ibyo mwibwira ngo kuko mu miruho yanyu munaniwe ngewe na data tubana namwe ntago muri mwenyine turi kumwe bivuga ngo Imana umwana umwuka wera biri kumwe nanjye n'umugabo wanjye n'urubyaro rwacu rugo tuzarwubaka ariko masenge na mama wacu na nyogokuru na nyogokuruza na data wacu binjiyemo bose bakaza buri wese azana igitekerezo cye n'undi kintu sharwasambuka umwe atwara katsi kamwe undi atwara itara undi atwara itasi undi atwara iki kwa heri kabindi nabuye ariko data twese aganje mu rugo rwanjye abo bose twabana neza kandi umuryango mugari ntacyo twaba dupfa nta kintu twaba dupfa n'abandi bantu ekipe yacu yatsinda Uwiteka abaho umugisha aho bitagenda muhindure kandi abo bigenda neza murusho gukora neza tuzahabwe ibihembo by'abagore n'abagabo bubashye Imana umugisha tubone tukiri ku isi data yaravuze ngo
Yesu ajya kujya mu ijuru avuga ngo mbasigiye amahoro yanjye. Yararebye asanga kudusigira amataje arahari tuzayubaka, abona kudusigira abagore beza tuzabashaka n'abagabo, abona ariko arangije aravuga ati njyewe mbasigiye amahoro yanjye kandi simba nk'uko abisi batanga, njyewe amahoro yanjye ndayabahaye mugumane nayo. Yumvaga ko amahoro aricyo kintu kiruta ibintu byose. Nanjye rero nshoje mbifuriza amahoro Imana itanga aruta umuntu yakwibwira, arinde imitima yanyu, arinde imitima y'abagabo, arinde imitima y'abagore, mukorere hamwe nka ekipe, Imana ibafata amaboko kandi bazamure ibendera ry'Imana rirushaho kuzamuka mu ngo tukiri mu isi. Dukubirwa inshuro ijana nuko nyiriwe, inshuro ijana nuko nyibyara, inshuro ijana nuko nubatse, inshuro ijana nuko ndya, inshuro ijana nuko nambaye, inshuro ijana nuko ufite akazi. Mu nshuro ijana harimo ibintu byinshi. Mu nshuro ijana harimo yuko abana bawe biga hari abababuze, mu nshuro ijana harimo yuko ubasha kubyuka ukagenda n'amaguru abiri hari abandi bata. Mu nshuro ijana Yesu yavuze ugiye kubara aho ugejeje wasanga ari muri 50%. Izo 50 zindi zisigaye gumyo ziharanire kuko data yaratwemera. Aravuga ngo nzabakubira inshuro ijana mukiri mu isi kandi kigeretseho nzabaha n'ubugingo buhora. Bagore bagabo, mu nshuro ijana tuharanire kubana neza nabo twashakanye kuko nabyo biri muri bimwe mu nshuro ijana yadusezeranije, hanyuma n'ubugingo buhoraho azabuduha. Ni Mama Queen kuri mikoro na ekra na kamera za Evangelize Monde mu kiganiro cy'umuryango Misi ya none. Nakagaruka, comment, share, subscribe, turabikeneye, turabakunda, turabizi ko mubana natwe. Nakagaruka, Imana y'amahoro nibahe umugisha.